Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 8 bikwereka ko umuntu muri inshuti cyangwa uwo muri mu mubano Imana igiye kumukura mu buzima bwawe. Niba ugize amahirwe yo kugwa kuri iki kiganiro, cyumva uhereye ku kimenyetso cya mbere ugeze ku cya nyuma mu byo ngiye kukubwira. Nusanga hari umuntu ufite muri inshuti, ukaba hari kimwe muri ibi bimenyetso 8 ngiye kukubwira wumvisemo, ntugorane ushaka uko umukura mu buzima bwawe mu maguru mashya. Ariko nanone wirinde utagira ibyo wangiza, ubikore mu bwenge kandi ubikorane ubushishozi. Hari abantu Imana iba ishaka gukura mu buzima bwacu kuko baba baraje nk'ibirangaza kuri twe. Batubuza gukura mu buryo bw'umwuka, ubushobozi ndetse n'umubiri. Mwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye nk'ibi by'ubwenge. Ikimenyetso cya mbere kikwereka ko umuntu muri kumwe agomba kukuvira mu buzima ni uko uhora mu rujijo kuri we. Ikibikubwira ni igihe cyose uri kumwe n'abo bantu bameze gutyo, usanga wabuze amahwemo, wabuze amahoro. Akenshi icyo kiba ari ikimenyetso kikwereka ko uwo muntu agomba kukuvira mu buzima. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko umuntu ukuba hafi Imana igiye kumukura mu buzima bwawe ni uko uba wumva umubano ufitanye nawe warakubereye umutwaro aho kukubera umugisha. Ikindi, wumva uwo mubano ugutandukanya n'Imana, ukumva ibyanyu biragutandukanya n'Imana. Uhorana umujinya n'ijinyori. Niba uri kumwe n'umuntu ukumva aho kuba mufitanye umubano biguhaye amahoro, ahubwo bikayakubuza, wikeka ko amarangamutima yawe, ahubwo Imana iba iri kugusaba gutura uwo mutwaro waguhese ibitugu. Ubundi bizwi ko abantu nk'abo bakoreshwa na Satani kugira ngo bakubuze amahoro no gutera imbere, kandi tuzi ko dusenga ngo Imana iduha abantu b'umumaro. Iyo bimeze gutyo rero biba bitandukanye n'ibyo twasengeye. Niba mu buzima bwawe hari abantu baba bameze gutyo cyangwa ukaba ubona ibi bimenyetso, bakure mu buzima bwawe kugira ngo ukure mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko umuntu muri inshuti agomba kuba ari kure yawe cyangwa atari mu buzima bwawe, ni cya gihe uba wumva umwuka wawe udatekanye mu gihe muri kumwe. Ntabwo wahita ubisobanukirwa, ariko nyine iyo muri kumwe uba wumva udatekanye. Rero bivugwa ko ari umwuka wera uba uri kukuyobora. Ngo ni akantu Imana yadushyizemo ko kutuburira kugira ngo tujye tumenya inshuti twahujwe n'Imana n'inshuti zaje mu buzima bwacu zije kudusenya. Ikimenyetso cya kane kikwereka ko umuntu muri kumwe agomba kuva mu buzima bwawe ndetse ko nawe ugomba kubigiramo uruhare, ni cya gihe umuntu muri kumwe akurangaza akagukura mu nzira zo gushaka Imana. Hari ubwo uba inshuti n'umuntu ukajya mu buyobe gusa, akajya kujyana mu bintu mbese bidahesha Imana icyubahiro. Waragenderaga mu nzira nziza, ariko we akaba ashaka kukuyobya. Ikindi, uwo muntu akubuza gukura mu buryo bw'umwuka. Niba uri inshuti n'umuntu warakundaga gusenga ukaba ubona warasubiye inyuma, menya ko Imana ishaka kugukuraho uwo muntu ikamujyana kure, kuko yaba ari ikirangaza mu buzima bwawe. Kugira ngo ubashe gukomeza inzira, ni uko uwo muntu ugomba kumukura mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya gatanu ni cya gihe iyo buri gihe uba ubona ushobora gushwana n'umuntu muri inshuti. Hahandi buri gihe muhora mushwana, mwagerageza kwiyunga mukongera mugashwana, kominikasiyo ikaba nkeya, mbese ntako mutagira ngo umubano wanyu ube uhamye ariko bikanga. Menya ko uwo mubano Imana itawushyigikiye. Rero uba ugomba kwitonda, kuko Imana iba irimo igerageza kukurinda kugira ngo ikwereke inzira nzima. Ikimenyetso cya gatandatu kikwereka ko umuntu muri kumwe Imana ishaka kumukura mu buzima bwawe, ngo ni uko Imana ihora iguha gasopo zihoraho. Ihora ikuburira ibinyujije mu muburo wayo. Rero umuburo w'Imana uwumenya ute? Ni cya gihe ushobora kuryama ukarota umubano wanyu urimo agatotsi, cyangwa ukajya wumva abantu bahora bakubwira bati uriya muntu muri inshuti si sawa, cyangwa mwaba muri kumwe nawe ukabyibonera, ukabona ko hari ibintu akora bidasobanutse, kandi ukabona ko ari gukora ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Niba ubona bimeze gutyo, shaka uko wava muri uwo mubano mu maguru mashya. Ikimenyetso cya karindwi kikwereka ko Imana ishaka ko uva mu mubano urimo n'uwo wita inshuti yawe, kandi nawe ukabiyifashamo. Niyo uri kumwe n'uwo muntu usubira inyuma mu buryo bwose. Ikindi, wumva amarangamutima yawe ahora ababaye. Ikindi, wiha intego ariko ntuzigereho, kuko ntabwo agushyigikira.
nta nama akugira nzima ndetse aguca intege muri byose. Niba uwo muntu ubona ameze atyo, menya ko uwo muntu ari bariyeri mu buryo bwose. Niba ubona iki kimenyetso, fasha Imana kuvana uwo muntu mu buzima bwawe mu maguru mashya utarasubira inyuma cyane. Ikimenyetso cya munani kikwereka ko umuntu muri kumwe agomba kuva mu buzima bwawe, ni uko umuntu muri mu mubano iyo ari kure yawe uba wumva ufite amahoro, ni nk'igihe aba yagiye kure ukumva umeze neza nk'aho hari umutwaro wakuvuye ku mutwe, ariko yaba yagarutse hafi yawe ukumva uraremerewe. Niba ubona bimeze gutyo, bivemo hakiri kare, ureke kwigora. Ikibazo nkubaza, urumva uzizirika ku mubano Imana idashyigikiye? Aho gusubiriza ni muri komenti nta handi. Niba muri ibi bimenyetso tubonye haruguru hari icyo ufite, menya ko uwo muri inshuti atazakugeza kure ku ntego zawe wiyemeje n'Imana. Ntuhangayike kuko Imana ijya itwambura ibintu ikaduha ibirenze ibyo twari dufite. Nitwara inshuti imeze gutyo, izaguha iyo yaguteguriye kandi y'umumaro. Dusangiza igitekerezo cyawe binyujije muri komenti, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda like. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha ku musanzu wawe.